nizere ko mumeze fresh cyane ni inono+tv turimo tugenda kuri street zitandukanye twiganirira n'abajene abari mu mirimo y'amaboko urumva tugomba gukora tukava mu bintu by'ubunebwe umusaza umeze fresh ameze fresh kabisa namahoro witwa gwiki abanyita nkuru nziza Eric ariko twanze ubwira mu cyongereza twagiye introduction mu cyongereza byansaba kumedita abantu kubitekerezaho dutekereza nari kugira ngo urumva twebwe bana nacogamira hafi kuza kandi Kacyiru n'ahantu n'abazungu bazajya baba n'abantu bitabiriye muri iyo nama muri rusange cyo kiyoro no kugira ngo iryo soko ryabo tujye turifata naryo ku buryo n'umuntu dukurikiranye avuga ati ahantu ni masanga umusore ari amaserivisi no mu cyongereza cyongereza urebye ntago ngeye nigeze My name is Nkurunziza Eric. Okay, how are you? I'm fine. How old are you? 90 years. What are you doing? Kacyiru. Okay. Persana, umuhungu. Yitwa rero tujye kwatwiganirira. Musaza, none se bino bintu byagutwaye nk'igihe kingana iki kugira ngo nyine tubusambusa ubukubita gutya. Abana baje kira muri yo nasiga cyawe rero kuntu ubusambusa urimo hano bushyira akumashyira ibiraha bike musa. Agari bikibi ngibi babyantwaye wenda nk'amezi nk'abiri kugira ngo ibi ngibi mbifate. No business ni yawe ariko. Business mba nyifatanyije na mushuti wanjye. Na mushuti wawe. Mwasangire ku gishoro kingana iki abantu baba batekereza ko urumva wenda kugira ngo natagire business ye bisabe igishoro cyinshi. Ibi ngibi rero ufite nk'ibihumbi 5 ushobora gushora kandi ukabona amafaranga kabisa. Niyo ufite ifarini imwe inusu y'amavuta ushobora gukora uri nk'urubyiruko wenda ukiteza imbere mu bintu mu mafaranga make yakabisa ushoye kandi akakugirira akamaro cyane kabisa. Watangije 5,000 ariko business yageze mu gaciro kangana iki? Business yanjye urebye amafaranga ibikoresho birimo n'ibintu bihagaze banaratangije ibikoresho bikeya urebye ni nka 200. 200 nihigeze. Urumva urakomeye. Uretse wumva afite nk'izentego ugomba kuzagera. Intego ngenda nzitekerezaho. Ubu nayiri mu mutwe aka kanya. Ubu none aka kanya mba ndi kuvuga ati ngomba wenda nko gukora nabona nayo mafaranga nkashakisha ikintu nagura ku buryo wenda naba natagikora ibi bintu nkareba ko cyaneza imbere. Wenda kugenda ukagura nk'isambu mu mafaranga wakoreye ukagura ikibanza wenda mu minsi iri imbere cya kibanza utabashije kubona uburyo wacyubaka wanakigurisha wenda ukabona andi mafaranga yisumbuye kuyo wakiguze ubundi ukabona we ugahita ugura indi nzu y'amafaranga make ugasigaza makeya uzabashisha gukoresha ibindi bikorwa bishoboka wakwifashisha cyane kabisa. Ariko wenda tuvuge wenda umuzungu aje hano kwigura agasambusa yarahaciye araje urumva wenda good evening twagiye good evening ariko tashaka kugira ngo urumva dore coga mu yaje tuzajya twimenyereze n'ururimi urumva ku buryo tuzatanga service neza cyane. Yego kabisa. Urumva aho nako ati do you have a girlfriend? Girlfriend. Yes. Ugahita umusubiza? Yes, girlfriend. Yes, girlfriend. Urumva ari first time urumva aho ngaho bamuri bo mujyana. Aho turi kugenda. Bamuri bo mujyana cyane kabisa urumva. Twinjiramo. Mwinjiramo fresh urumva ariko ugenda no mu medit vote ariko ntushobora kuza kumukura ibicezi ko bimeze. Kabisa. Bese nk'akayi kantu ushobora kumubwira wenda ku buryo ashobora kumva ko ibintu ukora nyine bifite karite. Akantu rwose ngewe nakubeshye akantu ushobora kuza kambaza ngo give me sambusa. Ubwo bavuze ngo iki? Ndashaka isambusa. Okay. Ugahita umusubiza ati yes sambusa. Umusubije ngo iki se wowe? Nkamubwira ati sambusa zirahari. Ubwo yes sambusa zirahari. Aho murajyana 5 kuri 5. Turi kujyana. Neza. Kwaza iki wenda agahita ambaza ati ndashaka sambusa wenda nk'icumi. Ntakavuga mu cyongereza. Mu cyongereza how many 10 sambusa. Okay. Aho muri kumwe cyane. Ugahita umusubiza guki. Rwose
aho ngaho rwose ndamusubiza ngo kugira ngo tumubaho muracyari kumwe. Aho ngaho mfata envelope yanjye mba nateguye nkamupfunyikira isambusa nk'uko bikwiye akakwishyura ubundi akanyishyura nkamugarurira mu gihe agiye kugenda nkubwira ati thank you. Thank you. Umubwiye ngo iki? Murakoze. Okay. Hanyuma no tujya kuko kumwishyuza. Kumwishyuza. Mwishyuze. Akora ati ndakwishyura ngahe? Kumwishyuza agiye kunyishyura. Wenda ari nka 300. Navuga 3000. Utubutse marako nako gaspelling ufitemo. 3000. Okay, fresh. Santigarutse kuri business ya. Urumva abantu bumva ko muri kumwe ngo 5 kuri 5. Ibintu bimazemo igihe kingana cy'ubikora. Ibintu bimazemo imyaka 2. Imyaka 2 ubikora. Byabintu bishobora kuba birimo akantu ntabwo waba ukibirimo kandi nta kantu karimo mu myaka 2 yose. Akantu karimo kuko ntabwo ushobora gukora ikintu ntabwo utari kubonamo inyungu ngo ugomeze gikora. Ntabwo bishoboka kabisa. None se ubu ngubu ibi bintu kubyiga byagutwaye igihe kingana iki? Ibintu kubyiga byarwaye nk'amezi 2. Amezi 2? Byonyine? Amezi 2 rwose nkaba ndabimenye. Nanjye nkatangira buryo ki nashakisha uburyo nakora nanjye nkiteza imbere. Wazimwe mu mbogamizi mujya muhura nazo n'izihe? Mbogamizi nyine wenda hari ukuntu wenda ushobora mungu ari kudusambusa ko umuntu atarimo kudushyiramo kandi abakiriya batangiye kuza hari ukuntu wenda ushobora gukora wenda ukaba uragiye hirya aha ufashe ifarini urayizanye uyishyize mu mavuta yapfuye zini za mbogamizi kuko amafaranga wakoreraga ya mafaranga wasevinze ahise hazamo igihombo ugahita ugera gute ugahita ujya kuzana kuri ya yandi ubwo ugeze gute uhise uhomba. None se wenda ikibazo cy'abari ni Kigali se bo ntabwo bajya bakugeraho bakaguteza ibihombo bo? Abari ibyo byo ntibyabura ariko igihombo ntabwo cyapfa kuza kuko nanjye mba ndi kumedita mvuga ati ejo hajye nawe mwari uramusagurira nawe mwari ugomba kumusagurira agaceri agaceri se urebye shaho ubu wasagurira abari ugasagurira inda yawe ukavamo byaba bigoye kabisa. Bisaba kumesa kamwe ukavuga ati niba ari umwari uwo mwari ngiye kumukorera, niba ari inda bavuga ati ngiye gukorera inda n'ejo hanjye heza ngiye kuhakora. Ngiye gukorera inda mbese hano hantu wakura amafaranga yishyura inzu ukahakura kurya cyangwa wirira ikiraha gusa? Ikiraha wenda ikiraha rwose ntabwo navuga ngo ni ibiraha gusa kuko ibiraha ntabwo byagutunga. Ndateka nkarya n'umuvandimwe wanjye tukarya rwose ubu nimugora akazi kagera tugataha tukajya kuryama mu gitondo tukaza mu kazi. Mu gitondo mutangira akazi ryari? Tangira akazi saa 12. Saa 12 za mu gitondo ukaba ugatangiye ugafunga saa ngahe z'ijoro? Saa 4 saa 5. Saa 4 saa 5. Wumva hari arimo aragikaranga rwose. Akuye amavuta ntabwo aba yarakoreshejwe igihe. Amavuta tuba dufite ikigega cyayo. Ngo mutekesha amavuta ugasanga yabaye umweru nako ubwo ni umukara. Ugasanga watekesheje nk'ukwezi ntabwo bigerwaho. Oya. Ibyo bintu ni ikosa kuri twe. Erega ngaha hameze nko muri hoteli. Ntabwo ari amavuta ateka rimwe gusa ntabwo ari bwongere. Ni rimwe ryonyine. Amasa ntabwo ubeshya abantu. Oya ntabwo nakubeshya. Uko dukoresha ibijyanye n'amadeni se ntabwo abantu bajya baza kwikupita ntabwo mukopa. Ideni hari igihe uza wenda tuziranye nshobora kugukopa wenda nkakubwira ati nturenze isaha iyi n'iyi. Muri isaha ushobora nko gukopa inono+tv bwawe ati saa 4 bamungejeho ibiceri byanjye. Saa 4 ubwo iyo zirenze nawe urabyumva bigenda bite? urumva ubwo nyine mba nahiye. Ubuhiye mba nahiye. Ubu wenda ugiye kurangura ibirayi wenda urumva wari utegereje amafaranga wakopye wa muntu bikagera saa 4 atarakwishyura. Aho ubuhiye. Aho mba nahiye kuko nanjye ubwo igishoro kiba kigiye kirangiye. Hari abantu bajya babambura se? Rwose twambura urabizi business ntabwo ngibyo byabura. Ntabwo bishobora kubura. Umuntu agomba kuvuga ati niba ngiye gukora business hari abo nzakupa hari n'abazanyambura cyane byose ukabiteganya. Kabisa. Azi ko ari byo mwana. Turimo turagana ku musozo rero kira tunagushimira. Hari urubyiruko rero ukubona bikorera isambusa akabatara kuri amusore ba nakiriritse. Urubyiruko? Uwo muntu mu butumwa wamugena hano ubuye.
Urabona wumva wikorera isambusa ukabona ni akazi gaciriritse kandi wumva bigutunze ubikuramo amafaranga. Njyewe ikintu nashishikariza urubyiruko ni ugukura amaboko mu mufuka bagakora, kuko ibi ngibi nanjye njya kubikora narabanje ndabyiga. Hari ukuntu ubona ikintu ukagipinga, hari nk'umuntu waba mbona gutya akavuga ati uriya muntu rwose ari gukora ubusa, ariko atazi ikintu nkuramo. Rero wagenda wenda ukamuganiriza akakubwira ati reka reka njyewe ndi rasita sinshobora gukora ibi bintu, sinakurikira biraha rwose ntasiyanduza. Uwo nguwo rwose namushishikariza ko yakura amaboko mu mufuka akiga agakora nta kibazo rwose kandi yakwiteza imbere. Wowe wasoreje amashuri nasoreze muri siniya wani. Muri siniya wani niho wagarukiye kabisa, ariko ukubita abantu mu Kongereza gake. Umuntu wo muri siniya wani wabizi gute? Nasoreje amashuri muri siniya wani mu Kongereza. Mu Kongereza ntabwo umuntu ubona dukurikiranye akatarangira ngo wenda umuntu wenda nakora ibiraha atari uko yanasomye. Oya, hari ukuntu nyine urabizi ku ishuri hari ukuntu abanyeshuri bagenda abantu ugataha mbere y'abandi. Wowe wajya kuri karuta amusa kubera iki? Kubera iki rwose numvaga bitajyamo neza. Wewe kigerageza gakeya urumva uvuga uti wenda nasoreje amashuri mu wa mbere mu rugo nahangaha kuko ni mu rugo ni Muhanga nyine gutubwa mu Cyongereza. Nasoreje amashuri hano mu rugo ni hano kugira ngo n'umuntu dukurikiranye urumva yumve ko indi time yanaza hano kugurikira ha yasanga n'ururimi turufite atazanumva ko wenda twe dukore bino bintu kuko tutizi uko abantu bayipinga. Ariko ururimi turarufite, wenda ashobora kuza akangurira urwo rurimi nkarumenya ariko ntazi kuruvuga. Ngo ushobora kubyumva ariko ntumusubize. Nicyo kibazo kibaho kabisa. Ni fresh nta hantu ushaka gusuhuza hano baba badukurikiranye wenda mwakuranye mbere yo mu byaro za Muhanga. Ndasuhuza umuhungu bita Sipiriyane, nkasuhuza umuhungu bita Olivier, rwose ndasuhuza n'umukobwa ntigeze nibagirwa bitaga uwo ni umukunzi ariko ntabwo tukiri kumwe. Mwaratandukanye jya kushije iki se? Mwapfuye tunyuremo gake tumutubana ku musozo n'ubundi. Mwapfuye iki umukunzi wawe? Mwapfuye akazi wakoraga? Mwapfuye akazi? Hari ukuntu nyine wenda ufata umukobwa mugakundana ugasanga akusabye ibiceri amafaranga kandi urabizi mu cyaro n'amafaranga aba ahari mugayo bikarangira gukatiye kuko ubuze bya biceri yakwatse. Ubu ko wagafashe nagakwifuza naragafashe ntabwo byabura. Ubu ngubu nawe waguhiga waramuka waguhiga nawe waramubuze ntabwo byabura kabisa. Nese ubu ngubu kumva kimukunda se ubona uzamugarukira kandi yaraguhemukiye? Oya, ntabwo yamemukiye nyine bibaho. Kuba umuntu yakaka ibiceri ukayibura akawukatira ntabwo ari ibintu byatari. Biragera igihe bigakunda. Ni rero ijambo wamubwira dusoza se? Ijambo namubwira ko mukunda. Wamubwira ko mukunda? Okay, fresh. Noneho dusoza muri cya Cyongereza cyawe cyinshi ufite no mu mbere segonderi umuntu afite Icyongereza, rangira abantu ahantu ukorera. Rangira ahantu abantu nkorera na serivisi utanga. Ntabwo nabasha kwivuga mu Cyongereza. Agafaransa ntabwo ko niba ukabasha. Agafaransa wapi? Ni Ikinyarwanda gusa. Ni Ikinyarwanda gusa. Ese ubwo umuntu nyine yaje mutumvikana neza amafaranga n'ubu yahombye? Oya, ntabwo nayahomba. Ngomba kumedita nkavuga ati ntabwo ifaranga yarisubiza byanga bikunda uranyura uragoragoza ariko bikaranya amafaranga yasigaranye. Ngomba kugoragoza kabisa. Akagira ikintu ubwira abantu twabari badukurikiranye twisoreza. Abantu badukurikiranye nuko icyo nabashishikariza nabashishikariza ko bagomba gukora amaboko mu mufuka bagakora cyane kabisa. Nabo bakareba ko bakora ejo heza habo hazaza. Okay, refresh. Musa wakoze cyane mwana. Komeza utumika akazi amahirwe y'amasaka bisukomeza utera imbere ubutaha tuzagaruke warashyizemo n'ibindi bintu. Yego. Ariko nunda no kurujya ushyira kamushikake nawe kwiye kuzakazanamo. Kamushikake? Nari nkafite icyokezo nza. Abari barakirya. Icyokezo ntabwo ari ukukirya. Icyokezo yagize gutya. Bigenda bite?
icyokezo rwose ntakubeshye narakiriye ngura gase. Narakiriye gase. Okay. Umusaba wakoze kutuganiriza mwana. Mwakaze cyane kuri inono+tv mukomeze kudukurikirana